Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ikimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga witegereje iki kimenyetso cyaka, urabona iki kimenyetso cyaka kikwemerera gukomeza cyangwa ntabwo kikwemerera gukomeza? A. Yego kirakwemerera gukomeza. B. Yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. C. Yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo. D. Oya. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Yego cyane. B. Yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. Ese ni C. Yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo cyangwa ni D. Oya ntabwo kikwemerera gukomeza. Ese urabona iki kimenyetso cyaka kikwemerera gukomeza cyangwa ntabwo kikwemerera gukomeza? Twandike hano igisubizo ni D. Oya iki kimenyetso cyaka ntabwo kikwemerera gukomeza. Nkuko biri kugaragara muri kubona ko iki kimenyetso cyaka kiri kwaka ari ibara ry'umutuku, kandi turabizi ko mu bimenyetso bimurika iyo tubonye itara ry'umutuku rivuga ko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso cyangwa se ntabwo rituma cyangwa ritwemerera gukomeza. Rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iki cyapa ntabwo iki kimenyetso cyaka ntabwo kikwemerera gukomeza, keretse iyo kiza kuba ari ikibara ry'icyatsi nicyo cyakakwemereye gukomeza. Niyo mpamvu hari igisubizo ari D. Oya. Bahaye ikaze mwese mudukurikiye, mwese mukurikiye Road Rules TV. Iyi ni channel itanga amategeko y'umuhanda, ibagezaho ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza mu gihe gito cyane. Niba uri umushyashya kuri ino channel tugaye ikaze, ibyo usabwa no gukora subscribe, ukibuka gukanda like, ntibagirwe comment igitekerezo cyawe kandi ukanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ndakwibutsa ko nyibagezaho amasomo nk'aya ngaya nitwa GMV. Ushaka kode watwandikira kuri nimero uri kureba, ukeneye kategori guhera kuri A kugeza kuri E, ukaba uherereye Kigali, Muhanga, Musanze, Bugesera, ushobora kuba waduvugisha cyangwa se ukatwandikira, cyangwa se ku muntu uherereye nyine Kigali, dukorera Kigali, Remera ku Giporoso. Ubaye wakenera imwe muri izi kategori, aho waba uherereye muri utwo turere cyangwa se wagera muri kamwe muri utwo turere, dushobora kuba twagufasha. Ndakwibutsa ko kandi gukora subscribe aba ari ikintu cy'ingenzi cyane, kuko dusohora video saa 12 zuzuye, kandi iyo dushyizeho video hari abantu badahita bazibona kandi bashakaga kwiga. Rero iyo ukoze subscribe ugafungura inzogera, iryo jambo riri munsi gato ya video, iyo urikanzemo ugahita ubona inzogera, aho wakoze subscribe ukabona inzogera, ugakanda ku nzogera ya mbere ibanza. Buri uko dusohoye video buri saa 12 igihe twashyizeho video uhita uyibona uwa mbere, kuba wahita uyibona, bityo nawe ukaba wakwihugura mbere mu bandi. Rero tuba tubashishikariza kubikora kugira ngo bibafashe natwe ubwacu dufashe muteze n'imbere ishuri mwigamo. Ndakwibutsa ko kandi ku muntu ukeneye kwiga neza wifashisha agakayi cyangwa se agakaramu, kwandika ibisubizo, kwandika imibare, kwagenda wandika ibisubizo, none ukagenda ureba ko duhuza, ubundi ukaza kureba amanota uraza kugira. Ubwo umuhanga aba yarangije kugafata, ategereje gutangira gusubiza. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Komeza imbere gusa. B. Aho kunyura nayo imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Komeza imbere gusa cyane. B. Naho kunyura naho imbere. Ese ni C. Naho guhagarara umwanya munini cyangwa ni D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Komeza imbere gusa. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bitegeka, bibutsa ko ibyapa bitegeka biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cyangwa se ikimenyetso mu ibara ry'umweru. Rero iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kigutegeka gukomeza imbere gusa cyangwa se kugenda mu cyerekezo gitegetswe. Bivuze ngo hano ugomba gukomeza imbere gusa. Ibyapa bitegeka nyine biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Turatsinze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Ese imburira zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana he? A. Mu nsisiro gusa. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni mu nsisiro gusa cyane B, ahegereye inyamaswa zikurura? Ese ni C, ni hafi y'amatungo? cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese imborera zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana he? Twandike hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko imborera zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose, yaba mu nsisiro cyangwa n'ahandi. Ubwo bivuze ngo mu nsisiro ni ahatuwe cyane, yaba ahatuwe cyane nko mu mijyi cyangwa se n'ahatari mu mijyi, hose uba ugomba gukoresha imborera zimurika kugira ngo werekane ko cyangwa se umenyeshe umuyobozi ko ugiye kumunyuraho. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko ntabwo ari mu nsisiro gusa cyangwa ahegereye inyamaswa zikurura cyangwa hafi y'amatungo, ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Nimba uri mushyashya ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya, kora subscribe, wibuka gukanda like, ntibagirwe comment igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Sasa n'ikibazo cya kane kirabaza kiti ayo nta mategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni? Ese iyo nta mategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, umuvuduko ungana iki? A, kilometero 60 mu isaha, B, kilometero 40 mu isaha, C, kilometero 25 mu isaha, D, kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, kilometero 60 mu isaha cyane, B, kilometero 40 mu isaha, ese ni C, kilometero 25 mu isaha cyangwa ni D, kilometero 20 mu isaha? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iyo nta mategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, uwo muvuduko ungana iki? Twandike hano igisubizo ni A, kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ungana na kilometero 60 mu isaha. Tatino n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ese ku muhanda ni ubuhe bwoko bw'ibyapa muri ubu bukurikira? Ibyo byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni ibyapa biyobora n'ibitegeka cyane, B, ibyapa biburira n'ibitegeka, ese ni C, ni ibyapa bibuza n'ibitegeka cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ku muhanda ni ibihe byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? Twandike hano igisubizo ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ibyapa bitegeka biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Uri kumva ko byose bihuriye kuba biri mu ishusho y'uruziga. Rero ibyapa biburira ndetse n'ibyapa bitegeka biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe kuko bifitanye isano. Bibuza ikintu cyangwa se bigategeka kuba wakora ikintu bitewe n'impamvu runaka cyangwa se bitewe no kwirinda ikindi kintu. Rero ibi byapa bibiri bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Tatino n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A, birabujijwe guhindukira. B, birabujijwe gusubira inyuma. C, umuhanda unyerera imbere. D, ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, birabujijwe guhindukira cyane. B, birabujijwe gusubira inyuma. Ese ni C, umuhanda unyerera imbere cyangwa ni D, ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye umuyobozi kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A, birabujijwe guhindukira. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza, bibutsa ko ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara nk'uko twaba turangije kubibona mu kibazo cyari kibanje. Ariko iyo bashyizeho n'umurongo utukura ku byapa bibuza nta kintu uba ushatse gusobanura,
uburaho gutyo gusa nta mumaro waho. Keretse ku byapa bitegeka n'ibyapa ndanga niho uno murongo utukura usobanura iherezo ry'ibintu byategekaga cyangwa se byarangaga aho hantu. Rero hano nta kintu kuri iki cyapa kibuza, nta kintu uba uvuze cyane. Hano biba bibujijwe guhindukira. Ushaka kode cyangwa se ushaka kwiga moto cyangwa imodoka, ukaba uherereye i Muhanga, ukaba uherereye i Kigali, Bugesera cyangwa Musanze, ukeneye guhera kuri kategori A kugeza kuri E, dushobora kuba twagufasha bitewe na kategori wifuza, tukaba twagufasha ukiga kandi tubaye ikaze. Satsinze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se cyobonye mu bibazo kikubwira iki? A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni isoko ry'amatungo cyane B. Ni ivuriro ry'amatungo. Ese ni C. Ni uruzitiro rw'amatungo cyangwa ni D. Ni akayira k'amatungo. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo nk'uko kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni D. Akayira k'amatungo. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira. Bibutsa ko ibyapa biburira biba biri mu ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubwo bivuze ngo nyine ni impande eshatu iri mu muzenguruko utukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero iki cyapa kivuga ko abantu ugeze cyangwa se kiburira ko abantu ugeze hari akayira k'amatungo, aho amatungo anyura, bikikwiye kugenda urushijeho kwitonda nk'uko ibyapa biburira ibyago bitunguranye cyangwa se ibyago bishobora kuba byabaho. Igisubizo ni akayira k'amatungo. Dutsinze n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza kiti umuyobozi ubonye ko hari n'umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ese umuyobozi ubonye ko hari n'umukurikiye ashaka kumunyuraho nk'umuyobozi wowe w'ikinyabiziga nicyo ugomba kubahiriza? A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B. Kongera umuvuduko. C. Guhagarara. D. A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda cyangwa ni B. Ni ukongera umuvuduko. Ese ni C. Ni uguhagarara cyangwa ni D. A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ari iki wakora? Twandike. Hano igisubizo ni A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Mu gihe wegereye cyangwa se hari undi muyobozi ugukurikiye ushaka kunyuraho, ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Niba nta gahunda ufite yo kwihuta cyangwa se niba nta cyago byateza, ubundi akaba yakikomereza inzira ye, nta kintu biba bitwaye. Igisubizo ni A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Dutsinze n'ikibazo cya 9 kirabaza kiti ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka kandi batangiye kwambuka wakora iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uramutse ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka cyangwa se banatangiye kwambuka, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? A. Kuvuza ihoni. B. Kwihangana ugategereza. C. Gukomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Hano ugomba kuvuza ihoni cyane. B. Ni ukwihangana ugategereza. Ese ni C. Ni gukomeza cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka kandi batangiye kwambuka, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Twandike. Hano igisubizo ni B. Kwihangana ugategereza. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka cyangwa se banatangiye kwambuka, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kwihangana ugategereza bagasoza kwambuka, kuko baba babyemerewe cyangwa se baba bari mu cyo twita zebra crossing, aho baba bemerewe nyine bafite uburenganzira bwo kwambuka. Rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kwihangana ugategereza, ubundi ukaza gukomeza basoje kwambuka. Igisubizo ugomba kubategereza cyangwa se kwihangana ugategereza. Dutsinze n'ikibazo cya 10 kirabaza kiti usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma cyangwa se kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara
ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ese urwo ruhushya rutangwa na bande? Ese usibye ibinyabiziga by'ingabo y'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya rutangwa na bande? A. Polisi y'igihugu. B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C. Minisitiri w'ingabo. D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni polisi y'igihugu cyane. B. Ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ese ni C. Ni minisitiri w'ingabo cyangwa ni D. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese ibyo ni bande baba babishinzwe? Twandike. Hano igisubizo ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Uwo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ushobora kuba watanga urwo ruhushya rukwemerera kuba watwara ibyo binyabiziga. Igisubizo ni B. Tutinze n'ikibazo cya 11 kirabaza kiti ni icyo ugomba gukora igihe wegera ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga hano ni icyo ushaka kuba wakora mu gihe wegereye ikimenyetso kiri kumurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze kone. B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C. Hagarara niba utateza ibyago. D. Komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze kone cyane. B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. Ese ni C. Hagarara niba utateza ibyago cyangwa ni D. Komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni icyo wakora mu gihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? Twandike. Hano igisubizo ni C. Hagarara niba utateza ibyago. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe wegereye ikimenyetso kimurika kiri kuva mu cyatsi kijya mu muhondo, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba guhagarara niba utateza ibyago, kuko n'ubundi ikinyabiziga cyangwa se abagiye guhita hajyamo itara ritukura. Rero hano uba ugomba kuba wahagarara niba nta cyago byateza, ubundi ukaza gutegereza, ukaza kongera kugarukamo itara ry'icyatsi ukabona gukomeza. Tutinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza ihoni bibujijwe hehe? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro cyane. B. Ni hafi y'ibitaro. Ese ni C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kuvuza ihoni bibujijwe ryari? Twandike. Hano igisubizo ni B. Hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni cyangwa se ntabwo biba byemewe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Mujye mubicunga neza, hakunda kuba hari n'icyapa cyangwa se n'ibyapa bivuga ko bibujijwe kubuza amahoni. Rero ntabwo biba byemewe kuhavugiriza amahoni kuko bishobora kubangamira abarwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa se bikaba byagira ikindi kibazo biteza. Rero ntabwo biba byemewe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Igisubizo ni B. Kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Mbibutsa ko icyapa kibuza kuvuza amahoni cyo kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Twikomereza no ku kibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Ese kunyuranaho bibujijwe ryari cyangwa se bibujijwe gusa ryari? A. Igihe umuhanda hagati hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye. B. Umuhanda hashushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Bibujijwe igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye cyane. B. Igihe mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ese ni C. Ni ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa ryari? Twandike. Hano igisubizo ni B. Umuhanda hashushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ntabwo biba byemewe kunyuranaho mu gihe mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, ntabwo biba byemewe. Igisubizo ni
D. Bibutsa ko kuwucagaguyeho uba ushaka kuba wanyuranaho wahindukira cyangwa se ukajya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, ariko kuwudacagaguye ntabwo ibyo byose biba byemewe. Igisubizo kuri iki ngiki ni B. Niba uri mushyashya kuri ino channel ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya, kora subscribe, wibuka gukanda like, ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, wanesanya inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka code utwandikire tuba twagufasha ku musozi wa video. Ushaka kategori guhera kuri A kugeza kuri E, ukaba uherereye i Muhanga, ukaba uherereye Musanze, Kigali, Bugesera, ushaka kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero tuba twaguhaye, tukaba twagufasha ukiga cyangwa ukihugura nawe ukajya gukora. Ndatinze n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti: uretse mu mujyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatari mu kuzungu ni. Ese uretse mu mujyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatari mu kuzungu, ubwo buremere bungana iki? A. Toni 10. B. Toni 12. C. Toni 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni toni 10 cyangwa ni B ni toni 12? Ese ni C ni toni 15 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uretse mu mujyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatari mu kuzungu, ubwo buremere bungana iki? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatari mu kuzungu, ubwo buremere bungana na toni 16. None muri kubona ko nta toni 16 washyizemo, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti: icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese icyapa cyerekana ko mu nzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, iki cyapa kirangwa n'iki cyangwa se kigaragazwa n'iki? A. Amabara y'umukara n'umutuku. B. Umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni umukara n'umutuku cyangwa ni B umukara n'umweru? Ese ni C ni umweru n'umutuku cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'aya mabara? Twandike hano igisubizo ni C umweru n'umutuku. Icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kiba kiri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cyangwa ikimenyetso kiba kiri mu ibara ry'umweru ukoze inyuguti ya T ndetse n'umutuku uciye hejuru, nk'uko bigaragara cyangwa se ku bantu bakizi nk'uko kiba kimeze. Rero icyo cyapa kiba gifite ikimenyetso cyangwa ikirango cy'umweru n'umutuku. Igisubizo ni C ni umweru n'umutuku. Ndatinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti: iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara n'imbere mu birometero 30. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30 cyane. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ese ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha cyangwa ni D. Aho ibinyabiziga bihagarara n'imbere mu birometero 30. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese icyo cyapa iyo cyonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa bitegeka, bibutsa ko byo biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara cyangwa se ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Rero iki cyapa kikubwira ko aho hantu ugeze umuvuduko mutoya ugomba kugenderaho ari kilometero 30 mu isaha, bivuze ngo ugomba kugendera byibuze ku muvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Ndatinda n'ikibazo cya 17.
Ikibazo cya 17 kirabaza kiti mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese iyo tubonye itara ry'umuhondo mu bimenyetso bimurika nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, iryo tara rikubwira iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari iki kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Itegure kugenda cyane. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari iki kimenyetso ubwacyo. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese mu bimenyetso bimurika iyo tubonye itara ry'umuhondo ritubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ibimenyetso bimurika iyo tubonye itara ry'umuhondo akindi tubwira duteguza cyangwa se rikubwira ko bibujijwe guhagarara, bibujijwe kurenga cyangwa gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Bivuze ngo ushaka kuba wahagarara nimba nta cyago byateza nk'uko twagiye tubibona mu bibazo byabanje. Kora subscribe nimba utari wayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, like, share ndetse no comment kugira ngo ntihakagire video nimwe dukoze gucika. Dutinde n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Ese mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda ni gute ushaka kunyura ku muyobozi w'igare? A. Kuvuza hone mu gihe umunyuraho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ukuvuza hone mu gihe umunyuraho cyangwa ni B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho cyangwa ni D. Kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki ushobora kuba wakora mbere yo kunyura ku munyegare cyangwa se no gutanyura ku munyegare? Twandike hano igisubizo ni C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa nta bundi buryo wanyura ku munyegare ushaka kumusigira umwanya uhagije igihe umunyuraho kugira ngo bidateza ikibazo nk'ibindi binyabiziga byose. Nyine uba ugomba gusiga umwanya uhagije igihe ubinyuraho. Tutinde n'ikibazo cya 19 gisatire cya nyuma. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita? Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza ubwo buryo babwita ngwiki? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni feri y'urugendo cyane. B. Ni feri yo guhagarara. Ese ni C. Ni feri yo gutabara cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngwiki? Twandike hano igisubizo ni C. Feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza cyangwa se igihe feri iri kwanga, ubwo buryo bwifashishwa ni feri yo gutabara. Igisubizo ni C. Ni feri yo gutabara. Nimba uri mushyashya kuri channel, mbere yuko dusoza kora subscribe niyo nkunga ikomeye tuba tubasaba, kandi ugakanda like tugaragariza ko ino video ari umumaro bigufitiye, ndetse ugasiga na comment y'igitekerezo cyawe ukanasangiza inshuti zawe. Ushaka kode, ushaka kwihugura cyangwa kwiga ikinyabiziga guhera kuri A kugeza kuri E, twandikire kuri nimero turaza kuguha ku musozi wa video tube twagufasha. Tutinde n'ikibazo cya 20 kirabaza kiti icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira? Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'irihe bara? A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni umukara cyane. B. Ni umweru. Ese ni C. Ni ubururu cyane. B. Ni umutuku. Ese icyapa cyerekana ko cyangwa se kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'irihe bara? Twandike hano igisubizo ni B. Umweru. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, iki cyapa kiba kiri mu ishusho y'uruziga, ubuso bwera, nta kirango kirimo. Bivuze ngo aba ari ishusho y'uruziga,
rikikijwe n'umutuku nyine cyangwa se rizengurutswe n'umutuku, hakazamo n'ubuso bw'umweru gusa nta kirango kindi kiba kirimo. Rero niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara ry'umweru. Sugeze amanota ngaya muri ibibazo 20 byateguwe, ndagusaba ko yandikira muri comment, nkaba nshimira mu mwese twabonye ko video itanye kugera usoje, wanyumvi wakora ibyo nagusabye. Imana ikomeze kuguha umugisha. Njye mubana umunsi ku munsi, nitwa JMV, mbibutsa ko izi video zijyaho saa 12 z'umugoroba. Kambashimire rero mwe mwese dukomeje kubana, reka duhore muri video itanda. Bakunda cyane. Ciao ciao.